waraciye amarenga ubwo wafataga ifoto yakozwe hifashishijwe ubwenge bukorano buzwi nka artificial intelligence. Ya foto ikugaragaza nka papa. Sinzi niba iyi foto warayibonye. Iyi ni foto igaragaza Donald Trump yambaye ikanzu y'umweru yewe n'ingofero ihagaze ku mutwe we, ubusanzwe yambarwa na ba musenyeri. Yari yambaye kandi n'umusaraba munini cyane mu ijosi, urutoki rwe rutunze hejuru, ndetse we mu maso ye nta marangamutima abigaragaza. Abajya kure rero mu gusesengura bati Donald Trump yarabizi neza ko papa uzatorwa agomba kuzaba ari Umunyamerika, muri wa mujyo we wo kongera kugira Amerika igihangage, Make America Great Again. Wakoze rero ibishoboka byose mu mayeri menshi ya diplomasi na lobbying, mpaka akanama k'abakaridinari batora bumvishijwe ko bagomba gutora Umunyamerika. Mugena Emmanuel Macron w'Ubufaransa nawe yakubitaga agatoki kandi avuga ko papa agomba kuba Umufaransa byanze bikunda. Ibinyamakuru byo mu Butaliyani byo byavuze ko Emmanuel Macron ngo yagiranye inama zikomeye cyane na bamwe mu bakaridinari batora kugira ngo n'ubundi abumvishe uwo bakwiriye gutora ngo asimbure Papa Francisco witabye Imana. N'ikimenyimenyi ku munsi Papa Francis ashingurwa, uyu Emmanuel Macron ngo yagiranye ibiganiro n'abakaridinari bane muri batanu bari ku rutonde rw'abatora papa mushya, harimo Karidinari Jean-Marc Averina uyobora diocese ya Marseille, abasaba n'ubundi guhundagaza amajwi yabo kuri uyu Mufaransa. Mu nyigisho zitandukanye za Kiliziya, ibyo Kiliziya ubwayo itangaza ivuga ko papa ashyirwaho n'Imana, ariko kandi ngicyo ni ikinyoma cyambaye ubusa abahanga barimo na Dr. Rusa bagirisha batakwemera na rimwe. None rero niba umuperezida ajya gushaka kugira lobbying gwatorwa umukaridinari wabo, ubwo ko azi yuko azi neza nyine ko atari Imana imutora, none se aramuhishirwa umva makuru yajya kunegosiya. Biriya ni ibintu bakuru. Nibyose koko harimo ukuboko kwa politika kuruta imbaraga z'imyemerere n'iyobokamana. Ubundi uyu papa atorwa ate? Atorwa nabande? Afite ijambo ringana gute mu isi? Ubundi kuri iyi nshuro kuba dufite papa mushya w'Umunyamerika byo bivuze iki ku mibereho y'abatuye isi n'ibibazo uruhuri biyugarije? Ni byinshi wakwibaza impamvu uyu munsi mu kiganiro ibirari by'ubutegetsi tugiye gukuraho amarido tukinjira mu bibera mu butegetsi bwa Vatikani, ahavugwa ibyitwa lobbying cyangwa se influence pledging, aho n'ubundi abakomeye bashobora gushyira igitutu ku bakaridinari kugira ngo n'ubundi batore umuntu runaka bo bifuza. Nyamara Kiliziya yabigize icyaha gikomeye cyane, aho itegeko ryitwa Universi Dominis Gregis rya Papa Yohani Paul wa kabiri rivuga ko abakaridinari bagomba gutora mu bwisanzure bwuzuye batagize uwo bumvira ibyo basabwe cyangwa se igitutu icyo ari cyo cyose. Ariko se koko niko bimeze? Bamumwe n'aba papa oya abakandida bakwabo. Hari nka bintu by'abapapa nabyo rega ntabwo bapfa kubimenye, babirimo amabanga menshi, Vatikani igira amabanga menshi cyane. Ariko hari igitabo nari mfite cya Vatikani Jean de Secret. La pace sia con tutti voi. Turi Vatikani neza mu mujyi wa Roma ho mu Butaliyani. Vatikani ana ahantu hatangaje cyane ndetse rwose hanafatwa nk'igihugu ndetse n'icyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika mu isi. Aha rero nkubwira hahindutse ubutaka butagatifu kuva ku itariki ya 11 ukwezi kwa kabiri hari mu 1929. Ni igihugu cya mbere gito mu isi nzima, kikaba kandi gituwe n'abaturage batageze no kuri 900. Inkuru mpamo z'amateka zikavuga ko Mutagatifu Petero wabambiwe ku musozi wa Vatikani akanashyingurwa ku ndiba yawo aho bazilika nkuru yamwitiriwe yubatse uyu munsi ahazwi nka Sistine Chapelle, no habera amatora ya papa mushya kuva mu mwaka w'1878 ari naho turi kuri ubu ngobo. Mu nyandiko ya The Washington Post yo ku itariki ya 8 ukwezi kwa gatanu 2025 ni inyandiko bahaye umutwe ugira uti A Short History of Weird Papal Conclaves from Open Bribery to Riots. Muri iyi nkuru bavugamo ko mu gutora papa burya ngo habamo ubwiru bwinshi cyane ndetse bunaherekejwe na ruswa yewe n'ubujura bukabije cyane hanini ku nyungu za politike z'ibihugu birwanira ubuhangage mu isi. Ariko ubundi papa atorwa gute? Vatican News ni urubuga rutangaza amakuru ya Vatikani rukavuga ko abatora papa ari abakaridinari bari munsi y'imyaka 80 bagize icyo bita College of Cardinals, aho n'ubundi ufite imyaka 80 cyangwa se irenga ku munsi wa conclave we abatemerewe gutora. Ibikorwa by'amatora rero bitangizwa na misa idasanzwe ya mu gitondo. Nyuma y'iyo misa hagatangazwa amagambo agira ati extra omnes, bivuze ngo abandi bose basohoke.
maze abakaridinari bakarahirira kubika ibanga. Nyuma y'ibyo rero abakaridinari bose bafite munsi y'imyaka 80 cyangwa se bemerewe gutora bateranira muri chapelle ya Sistine, ikaba ariyo yakira conclave zose kuva mu mwaka 1858. Aba rero bahita bakingiranwa muri iyo conclave n'umuhezo ukomeye cyane kugeza igihe n'ubundi bahisemo papa mushya. Icyumba baba barimo nta koranabuhanga cyangwa se itumanaho ry'inyuma biba bihari, baba bari mu muhezo wuzuye koko. Nta cyizere kiba gihari ko icyiciro cya mbere cy'amatora cyatanga umusaruro uwo munsi bakarara babonye papa. Akoreshwa rero ibiganiro, amasengesho no kwitekerezaho kugira ngo n'ubundi abakaridinari bagabanye urutonde rw'abashobora gutorwa. Hatoranwa abakaridinari 9 bo kuyobora amatora, 3 baba abagenzuzi bitora, abandi 3 bagakurikirana ibijyanye n'amajwi mu gihe abandi 3 nanone bagenzura niba byakozwe neza. Papa rero atorerwa umwanya we ari uko n'ubundi umukandida umwe abonye 2/3 by'amajwi yose. Iyo bigeze rero ku cyiciro cya 4 cy'amatora hatorwa hagati y'abakandida 2 ba mbere babonye amajwi menshi mu cyiciro giheruka. Icyakora cyo hari nubwo amatora yihuta mu gihe hari umukandida ukomeye wigaragaje. Mu mateka amatora ya papa yatinze cyane n'ayabaye mu kinyejana cya 13 aho yamaze hafi imyaka 3 yose kwera impaka za politike. Muri icyo gihe abakaridinari 3 bitabye Imana bari muri aya matora muri uyu mwiherero wa conclave. Nyuma ya buri tora rero impapuro z'amajwi zitwikirwa muri chapelle ya Sistine. Iyo hazamutse umwotsi w'umukara ibyo biba bisobanuye ko nta papa uratorwa. Iyo umukandida umwe amaze kubona 2/3 by'amajwi ababaye papa mushya, umuyobozi w'abakaridinari amuhamagara imbere akamubaza niba yemeye izo nshingano. Yasubije yego ahita hitamo izina rya gishumba azakoresha. Nubwo papa utorwa muri Kiliziya Gatolika afatwa nk'umusimbura wa Mutagatifu Petero, nta numwe wari witwa Petero mu izina rya gishumba. Ibi rero biterwa ahanini nuko Kiliziya ishaka kwirinda kumugereranya na Mutagatifu Petero, ndetse we nibikunze kuvugwa ko umupapa witwa Petero azaba ari uwa nyuma mbere y'imperuka. Iyo papa mushya atowe, za mpapuro z'amajwi zongera gutwikwa, ubundi hakongerwamo ibituma umwotsi uba mweru, bikaba ikimenyetso cy'uko habonetse papa mushya. Mu minsi ibanziriza conclave abadoda inyambaro i Vatikani baba bakora ibishoboka byose bakadoda amakanzu agera kuri 3 y'umweru, amato aringaniye yewe n'amanini kugira ngo n'ubundi bazahitemo ibereye papa mushya watowe. Papa mushya rero ahita ajyanwa mu cyumba cyitwa Room of Tears, mbese ni cyumba cy'amarira kiri uruhande rwa Sistine Chapelle, aho n'ubundi yambara ikanzu ye y'umweru nshyashya irabagirana yewe n'inkweto zitukura. Nyuma y'ibyo rero papa mushya atangazwa imbere y'imbaga ibiteraniye mu mbuga ngari ya Bazilika ya Mutagatifu Petero, ari naho n'ubundi hatangarizwa amagambo azwi cyane agira ati Annuncio vobis gaudium magnam habemus papam. Bishatse kuvuga ngo ndabamenyesha inkuru nziza cyane, dufite papa mushya. Nako kandi byagenze ejo bundi ku itariki ya 8 Gicurasi 2025 mu masaha 12 z'umugoroba, ubwo ibihumbi by'abari bateraniye mu mbuga ngari ya Mutagatifu Petero bashimishwaga no kubona umwotsi wera, bakavuza induru z'ibyishimo, ari nako kandi bakoma mu mashyi y'urufaya. Inzogera ziravuzwa mu madiyoseze n'amaparuwasi yose i Roma, biba ibicika. Byari ibyishimo byinshi cyane by'abaturage bari bamaze kwizera ko papa noneho yatowe. Icyari gitegerejwe no kubibwirwa mu magambo yewe no kumwibonera amaso ku maso. Iki gihe rero byasabye gutegereza mu gihe kijya kungana n'isaha kugira ngo n'ubundi nyir'ubutungane papa wari umaze gutorwa aze abiyereke, abasuhuze, anabagezeho ijambo yabateguriye, ari nako basusurutswa n'akarasisi ka gisirikare. Isaha imwe nyuma yo gutorwa nibwo idirishya papa ahagararaho yageze ubutumwa ku bakristo bitabira isengesho ryitwa Angelus ribera ku rubuga rwa Petero buri cyumweru ryafunguwe. Umwe mu bakaridinari 133 bari bamaze gutora aza atangaza iyo nkuru nziza muri rwa rurimi rw'ikilatini ati habemus papam, ati dufite papa. Habemus papam. Nyuma yo gutangaza iyo nkuru nziza yanatangaje kandi amazina ya papa umaze gutorwa, igihugu akomokamo n'izina yahisemo ry'ubutungane, agira ati habemus papam. Papa watowe yitwa Robert Francis Prevost, avuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Chicago. Izina rye ry'ubutungane ni Leo wa 14.
nyuma y'ibyo ubwo uwari karidinari yarahindutse papa ndetse yitwa papa Leo wa 14. Uyu yafunguriwe idirishya ryari rifungishije rido itukura ndetse we n'indi yera, aherekejwe n'abakaridinari abandi bajya mu madirishya atandukanye y'iyo nyubako, asuhuza imbaga y'ikoraniro ry'abantu bari kuri urwo rubuga, abaganiriza mu gihe cy'iminota 14 yose. Ariko kandi mbere y'uko papa mushya agera imbere y'abateraniye ku mbuga ya Bazilika ya Mutagatifu Petero, uyu yabanje guherekezwa mu cyumba cyihariye kiri uruhande rwa Chapelle Sistina. Iki cyumba rero kizwi nk'icyumba cy'amarira, kigaragara nk'igisanzwe n'icyumba gitoya mu bigaragara, ariko kandi gifite igisobanuro gikomeye kuko giha papa mushya isura y'umurimo agiye gutangira. Urwambariro rwa papa mushya rwiswe icyumba cy'amarira nyuma y'uko n'ubundi byagiye bigaragara kuri bamwe mu bapapa bagiye bajya mu rwambariro kubera n'ubundi kwakirana igishika yewe no gutekereza ku nshingano ziremereye batorewe zo kuyobora Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi, bamwe amarira agashoka bakarira. Naho izina ryacyo rikomoka n'ubundi kuri aya marangamutima menshi papa mushya agira iyo amaze kukigeramo, avanze n'ubwoba ndetse we n'amarira y'ibyishimo. Bati iki ni icyumba cy'amarira rero. Rero niho karidinari watowe yiyamburira ikanzu itukura y'abakaridinari, ubundi akambara iyera ya papa mushya. Biba rero bisobanuye ko ubuzima asigaje mu isi azabumara afite iyo nshingano y'ubutungane no kugeza apfuye. Muri iki cyumba rero haba harimo amakanzu agera kuri 3 ya papa, arimo intoya iri mu rugero ndetse we n'inini, kuko n'ubundi abadozi b'Vatikani baba batazi niba papa mushya azaba abyibushye cyangwa se azaba ananutse. Bivuze ko iyo amaze kugera muri iki cyumba yambara ikanzu imukwira mu zihariye. Haba kandi harimo n'inkweto zitukura za papa, ingofero yera ndetse we na furari. Ibi byose bikaba bifite ibisobanuro bitatu bikomeye cyane: guca bugufi, ubutware ndetse yewe n'umuco shingiro wa Kiliziya Gatolika. Mu ijambo papa Leo mushya watowe yagejeje ku bari bamukurikiye bose, ni ijambo ryibanze ku gushimira Papa Francisco asimbuye, aho yagize ati merci Papa Francis, amushimira ko n'ubundi yaranzwe n'imiyoborere myiza. Kuva ubwo rero amateka arandikwa ko bwa mbere mu mateka habonetse papa uturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo papa Leo wa 14 niwe mupapa rukumbi ukomoka muri Amerika ya ruguru Kiliziya Gatolika igize, aho yavukiye i Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ku itariki ya 14 Nzeri mu 1955, bivuze ko afite imyaka 69. Numwe rero mu bakaridinari basha kuko yatowe na Papa Francisco ku itariki ya 30 Nzeri 2023. Nta myaka myinshi aramara yitwa umukardinari. Papa Leo wa 14 uyu yahawe isakaramento ry'ubusasaridoti ku itariki ya 19 Kamena hari mu 1982, aba umwepiskopi muri 2014, aho yahawe inkoni y'ubushumba ku itariki ya 12 Ukuboza muri 2014. Uyu rero yanakoze ubutumwa bwinshi butandukanye mu bihugu nabyo bitandukanye, burimo kuba umwepiskopi w'umumisioneri muri diocese ya Chiclayo muri Peru, igihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo, aho n'ubundi yakoreye igihe kirekire, anahabwa kandi ubwenegihugu bw'iki gihugu. Bigatekerezwa ko rero Papa Leo wa 14 yahisemo izina Leo wa 14 ahereye kuri Papa Leo wa 13 wayoboye Kiliziya kuva mu mwaka w'1878 kugeza mu 1903. Leo wa 13 rero yari umupapa wateje imbere bikomeye amahame n'inyigisho zishingiye kuri Kiliziya, doctrine sociale de l'Église, abinyujije mu nyandiko encyclique yitwa Rerum Novarum cyangwa se ibihe bishya. Naho Papa Leo wa mbere we ngo numwe mu bashimangiye ukwemera kwa Kiliziya kugeza ubwo ayirwanira, anirukana ingabo zashakaga gusenya umujyi wa Roma, ari naho havuye akabyiniriro bamwise kubera ubutwari yagaragaje, n'akabyiniriro kagira kati Leo the Great cyangwa se Leo w'igitangaza. Mu bijyanye n'amashuri yize uyu Munyamerika, Papa Leo wa 14 yize muri Villanova University, aho yahawe impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza Bachelor of Science mwaka w'1977. Uyongeye kwiga rero ibijyanye n'ubukamana Masters of Divinity muri Catholic Theological Union ya Chicago. Uyu rero yarangije kandi afite impamyabumenyi ya licence yewe n'iya doctora mu mategeko ya Kiliziya, Canon Law, yakuye muri Pontifical College of St. Thomas Aquinas i Roma mu Butaliyani.
mu rugendo rwe rwa gikristo kandi yagize inshingano zikomeye cyane yewe n'uruhare rufatika mu bikorwa bya kiliziya aho yagizwe umusaseridoti mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na kabiri maze mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatanu aza koherezwa muri Peru aho yakoraga nk'umunyamabanga mukuru w'akarere ka Chulucanas kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatandatu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na karindwi kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'umunane uyu Papa Leo yagarutse muri Amerika aho n'ubundi yabaye umuyobozi w'abifuza kwinjira mu muhamagaro wo kwiha Imana yewe n'umuyobozi w'ubumisiyoneri mu ntara y'Abagustiyani ya Chicago. Uyu rero yongeye no gusubira muri Peru aho yamaze imyaka 10 ayobora seminari ya Agustiniani Iturujiro. Ikindi kandi yanigishaga amategeko ya kiliziya muri iyo seminari aho yari n'umuyobozi w'amasomo, yanabaye kandi padiri mukuru wa paruwasi, aba n'umukozi wa diocese, abo mwarimu muri seminari ndetse yewe n'umucamanza wa kiliziya judicial vicar. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda uyu yagarutse i Chicago atorerwa kuyobora intara ya Agustiniani yitiriwe nyina wa Jambo. Maze muri 2014 ubundi Papa Francisco yamugize umuyobozi w'agateganyo administrator apostolic wa diocese ya Chiclayo muri Peru aho n'ubundi yagizwe musenyeri w'iyi diocese muri 2015. Agezeyo rero yabaye vice president aba kandi n'umwe mu bagize inama ihoraho y'inama y'episkopi bo muri Peru kuva mu 2018 kugeza muri 2023. Muri icyo gihe kandi abepiskopi ba Peru bagize uruhare rukomeye mu kugarura ituze mu gihe cy'ibibazo bya politike byakurikiranye bikaza gutuma abakuru b'ibihugu batandukanye bakurwa ku butegetsi muri iki gihugu. Uyu kandi yanahawe ubwenegihugu bwa Peru muri 2015 maze muri 2020 na 2021 agirwa umuyobozi w'agateganyo wa Colao muri Peru. Papa Francisco yagize uyu Cardinal Prevost waje kuvamo Papa umuyobozi mukuru wa disakateri y'abepiskopi muri Mutarama 2023, umwanya ukomeye ushinzwe guhitamo abepiskopi. Uyu kandi yanakomeje kugumaho kugeza ku itariki ya 21 Mata 2025 ubwo Papa Francisco yitabaga Imana. Ku itariki ya 30 Nzeri 2023 nibwo Papa Francisco yamuzamuye amugira kardinali. Mu mezi ya mbere nk'umuyobozi wa disakateri uyu Francis Prevost yagumye kuba umuntu udakunze cyane kuvugwa mu itangazamakuru, ariko kandi yashimwe cyane kubera ubushobozi bwo kumva yewe no gusobanukirwa ibibazo nkuko n'ubundi ikinyamakuru Areteya cyabitangaje. Umwe mu bapadiri b'Abafaransa bahuye nawe nyuma y'amezi 2 atangiye akazi yaramushimye cyane. Uyu mugabo rero akaba umuntu uzwiho kuvuga amagambo make cyane, ariko kandi ibitekerezo bye birazwi bikavuga ko afite ibitekerezo nk'ibya Papa Francisco kubijyanye no kurengera ibidukikije, kwegera abakene yewe n'abimukira ndetse no kwegera abantu aho bari. Mu mwaka ushize wa 2024 nibwo yavuze agira ati umwepiskopi si igikomangoma cyicaye ku ngoma mu bwami bwacyo, agomba gutembera akegera abababaye. Uyu rero yashyigikiye impinduka zakozwe na Papa Francisco zijyanye no kwemerera ko abagatolika batandukanye nabo bashakanye ariko kandi bongeye gushingirwa mu buryo bwemewe ko bashobora n'ubundi guhabwa umugisha. Uyu Prevost agaragara cyane nk'udashyigikiye cyane ibyo gushaka kugarurira icyizere amatsinda y'abatinganyi nk'uko Papa Francisco yabikoze. Kuba rero ari we kardinali wa mbere ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utorewe kuyobora Kiliziya Gatolika, ibi byashimishije bikomeye Perezida Donald Trump wagaragazaga ko yifuza kubona uwo mu gihugu cye aba papa mushya. Perezida Donald Trump yagize ati nashimye bikomeye Kardinali Robert Francis Prevost wagizwe papa, ni icyubahiro kubona ko ari we papa wa mbere w'umunyamerika, mbega ibyishimo. Mbere icyubahiro gikomeye ku gihugu cyacu, niteguye guhura na Papa Leo wa 14, bizaba ari ibihe by'ingenzi. Muri 2023 Papa Leo wa 14 uyu yagaragaje ko Kiliziya Gatolika idakwiriye kwigisha amahame yayo gusa, ahubwo ko ikwiye kubwira isi yose igisobanuro cyo kumenya Yezu Kristo. Ati akenshi tuganzwa no kwigisha amahame ariko bikarangira twibagiwe ko umurimo wacu wibanze ari ukwigisha icyo kumenya Yezu Kristo bisobanuye. Umurimo wacu ni ukwagura ihema tukareka buri wese akinjira muri Kiliziya. Ubu butumwa rero buca amarenga ko Papa Leo wa 14 yiteguye n'ubundi kugendera mu murongo wa Papa Francis yasimbuye kuri iyi nshingano, urimo n'ubundi kudaheza uwari wo wese ushaka umugisha w'Imana uko yabateye yewe n'imibereho yose yababayemo. Icyakoze cyo ntabwo avugwaho rumwe kuko
nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The Pillar muri Nzeri ya 2024. uyu papa Leo wa 14 ntiyigeze n'ubundi akurikirana ikirego cy'abagore bashinjaga bamwe mu bapadiri kubahohotera muri 2007. aba bapadiri bakoreraga muri diocese ya Chiclayo yo muri Peru yayobowe na papa Leo wa 14 kuva muri 2014 kugeza muri 2023 ubwo yahabwaga inshingano i Roma. inyandiko z'amateka zikavuga ko itorwa rya papa ryatangiye mu kinyejana cya mbere nyuma y'urupfu rwa mutagatifu Petero wabaye papa wa mbere wa Kiliziya Gatolika. nyuma ye rero abandi bayobozi batorwaga n'abakristu b'icyo gihe ahanini bagahitamo umuyobozi ukomeye mu kwemera yewe no mu kuyobora Kiliziya. mu kinyejana cya gatatu rero nibwo Kiliziya yatangiye kugira uburenganzira bwagutse bigatuma itorwa ry'abapapa rikomera kurushaho rikagira n'amabwiriza menshi kandi n'ayakomeye. mu kinyejana cya 11 papa Nicholas wa kabiri niwe washizeho itegeko ry'uko abapapa batorwa n'abakaridinari gusa. ubu buryo bw'itora bwakomeje gushyirwamo imbaraga mu binyejana byakurikiyeho kugeza ubwo mu 1621 papa Gregory wa 15 ashyiraho amategeko asaba ko n'ubundi abakaridinari bagomba kwifungirana ahantu hamwe kugeza igihe batoranyije papa mushya, ndetse we bakabuzwa kubona amakuru yo hanze kugira ngo n'ubundi hatagira ubashyiraho igitutu bagahindura icyemezo bari gufata. kuri uyu papa mushya Leo wa 14 bigatekerezwa na bamwe ko Amerika yaba yarabigizemo uruhare rukomeye cyane mu kumvisha abatora ko uwo bakwiye gutora ari Umunyamerika, bikozwe na Donald Trump ubwe mu mujyi wo gukomeza ijambo n'ubuhangange bwa Amerika mu butegetsi bw'isi mu nguni zose. inyandiko zibanga zimwe zikagaragaza ko Abanyamerika mu minsi ya mbere y'amatora ngo batanze amafaranga menshi cyane binyuze muri fondasiyo yitwa Conservative Papa Foundation isanzwe n'ubundi ikuriwe n'inshuti magara ya Donald Trump. n'umugabo witwa Cardinal Archbishop Timothy Dolan uyakorera New York, aho ngo bicazaga abakaridinari bitezweho kuzatora papa bakababwira ko bagomba kuzatora neza. ubwo gutora neza bikaba byari bivuze gutora Umunyamerika. ibyo ngo bigaherekezwa n'imivinyo ihenze cyane yewe n'amafunguro y'akataraboneka. ibyo wenda wazabyisomera mu nkuru ya Daily Beast. ni nkuru bahaye umutwe ugira uti MAGA tries to sway Pope vote with 100 USD bottles of wine and $1 billion promises. nuko byagenze aba bakaridinari ku bwiganze bahundagaza amajwi yabo kuri Karidinari Prevost w'Umunyamerika. nyamara hari n'abatekerezaga ko byashobokaga cyane ko papa yari kuba Umunyafurika. hagatangwa ingero z'abagabo bakomeye cyane mu kwemera nka Karidinari Fridolin Ambongo Besungo, uyu no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Karidinari Robert Sara wo muri Guinea, ndetse we na Peter Turkson wo muri Ghana. Karidinari Turkson uyu we yanatangiye kubonwa ko ashobora kwicara ku ntebe isumba izindi Vatikani muri 2013 igihe Papa Francisco yatorwaga. uyu nawe bamuhaga amahirwe. Papa Leo wa 14 uyu n'umugabo utegerejwe n'ibibazo uruhuri birimo n'intambara ziri henshi mu isi, imikoranire ye n'abategetsi bakomeye cyane mu isi nka Donald Trump mu gushakira amahoro isi nabyo biri mu bimutegereje. reka dusoze gutya.